Mwaramukambanaga cyane. Ruki bamufunze kubw'ikibazo yaduteje n'igihombo kubwo twamuhaye amafaranga akaba ari kwanga gusobanura. Bamufunze, inzego zibishinzwe ziri kumukurikirana. Uwo mu Malariya muri gukina Maître Nzovu numvishe ngo hari abazagamo baje gutera ibiraka n'abandi babaga bafite konti. Ubundi amafaranga bafataga yaranganaga, bari abafataga make baje gutera ibiraka cyane bafataga menshi. Oya, urumva bazaga gutera ibiraka igihe bafataga makeya bakabakubitaga 10 n'icumi bura bafata inose bura baryaga n'icumi. Tuhaye ikaze abakunzi ba Star TV. Uno munsi mbona bita ari amabanga akomeye cyane yagiye bivuga kuri film ya Maître Nzovu, yagiye kubishyira hanze mbere y'igice cya mbere yakoze. Hari n'ibindi bintu atuzaniye, mbona bihita amakuru yawe. Amakuru ni meza cyane. Byagendaga amakuru ni meza cyane. Abantu bakurikiye channel yacu abastari babwira yuko hari amabanga menshi abahishwe ugiye kuzugashyira mutarigeze nyine mumenya ku bintu rimwe na rimwe biza mu gihugu bigahagarara tukumva ngo amatsinda runaka yata tukumva wenda ngo filime yarangiye gusa ntitumenye impamvu tumenye ibiri inyuma byayo. Haraba kenshi usanga hari ibibazo byinshi kuma ngo projet yari nziza ariko yarahagaze kibaza ko projet yarebwaga k'abanyarwanda bari barayikunze n'ukubera iki yahagaze. Nibyo rero ngenje ko ugiye kuza byose ubishyire hanze. Nibyo abantu n'ubundi baba bakeneye kuko ari nk'umuntu buriye barakunze filime ya Maître Nzovu akayireba akajya kubona akabona n'igisohoka ni amabanga menshi akajya kubona ati se kidasohoka byatewe n'iki. Urumva rwose ni ibintu byinshi cyane, ni ibintu byinshi cyane kandi nyine ubusanga n'ubundi hari ababyihisha inyuma kugira ngo ibyo bintu rimwe na rimwe bihagarare. Rero abantu bo abafana bakavuga ati se wayi kuki byahagaze. Hari n'ibindi bintu bambwiye inyuma ati hari n'abafunzwe bakajya muri gereza, hari n'abafunzwe abandi baziraga iki ubundi. Baziraga amafaranga y'abakire. Twebwe wenda twahembwaga make bro, sibyo? Reka wenda muri Maître Nzovu bahembwaga ngahe? Reka nkubwire, muri Maître Nzovu amafaranga baduhembaga yabaga ari nkayo nyine kuba wasohoka ukagura inkweto, amafaranga ukagura imyenda, ariko nta kindi kintu bari gukuramo. Ariko nyine amafaranga menshi abantu bayaryaga mani, abantu bateguraga nyine iriya filime, abantu bari bayigize nyine. Aba bantu bari nk'abande harimo Mr X, harimo Kasuku, harimo kwanza iriya timu yose nyine yawe kwa Mr X na ba Kasuku. Nibo nyine hanini babiteguraga, nibo bafataga amafaranga menshi, na harimo n'abafataga amafaranga no kuyamamaza. Abo bayamamazaga n'abandi harimo ba Shadibu. Buriya Shadibu yamamaje nawe yamamajeho. Ubwo noneho harimo na wa mujama utema ibiti uze kumwibuka Dumba, nawe baramwishyira yamamaza. N'uwitwa Rakinizeye nawe yaramamazaga. Hari n'abandi bantu bavuga umupira. Nge sinkunda ibintu by'umupira, bavugaga umupira cyane, ngo wajyaga kumva bacishemo publicité ngo ariko ngo muri kubona ngo muri iyi minsi ngo filime yitwa Maître Nzovu nabo babaga babishyuye. Muri make Maître Nzovu ariko urumva ko yari yihariye cyane, urumva yari yageze ahantu hose ngo yamamaze no kuri Instagram, mu mupira, ku maradiyo, ahantu hose. Tugiye guhera rero ku bantu bashobora kuba bakishyura amafaranga ya Maître Nzovu cyangwa bakaba barayishyuye byararangiye ariko byarafashe igihe. Urumva twe twagize amahirwe n'ubwo wenda habayeho guhombaho. Urumva nimba umuntu agwaye kontra y'imyaka 5 nta hantu hamwe ukina, kontra ikagira kontra zanyuze ari imyaka 5, yari imyaka 5 bro, nta hantu hamwe wemerewe gukina. Nyuma bikagera naho bifayaringa nanone banakubwire, ugakomeza utegereza uvuga ati bazatubwira ibintu bikabigapfa neza bikarangira, Imana wenda ikankoreramo ikavuga ati abo bantu babwire musinyura n'ubundi byararangiye. Abari danje abantu n'ubundi nyine ahanini wasangaga bari kwamamaza ziriya boro babaga babishyuye amafaranga menshi afatika. Buriya abakinnyi bafataga amafaranga make, bafataga amafaranga make ugereranyije n'abamamaza, bafataga amafaranga make, ariko wenda rimwe na rimwe wasangaga inyungu wenda twakuragamo hanini. Naho Prime Sport niyo yatwambikaga kenshi imyenda twajyaga gukinisha, ukenera n'ibyangwe ukajyamo kubasohokana mugatembera mukajya ndabasohokanaga nyine management yacu media. Ako numva mwari mubayeho neza. Yaradusohokanaga ariko ugasanga gusa ikibazo cyabaga kirimo mani cyabaga ari kimwe.
niyo gutya bavuga ngo bagiye kugurira imyenda amafaranga yawe barayagukataga. Muri make ugasanga niho byiguriye byose. N'ishati ndabyibuka rimwe mu manager yageze kujya kungurira imyenda arambwira ngo kuyo twaguhembaga ngasimo iyi myenda kandi atanabimusabye. Urumva babaga bafite ubusambo bafite n'inda ndende. Akantu gato bakagutegeraho agashaka yuko wakora ikosa kugira ngo amafaranga yawe uhembwa azahita abyitwaza avuge ngo namuguriye ibi murahaye. Numva byari bikomeye. Abantu baba bari inyuma bareba filime hari ibintu batamenya, ari n'ibintu batabasha kumva. Hari n'igihe buriya rero nakinaga Maître Nzovantu nyine bavuga ati ahantu hose aratwika, nyamara njye nibera mu gahinda kadasaza. Agahinda kadasaza ushatse. None se reka nkubwire, aka kanya ufite umuntu ufite akazi, yego, kwezi kaguhemba 10,000. Kwezi kaguhemba 10,000. Hari umuntu uri buturuke ku ruhanda aza kubwira ati se waretse nkakwihera, oya n'urugero waretse nkakwihera 50,000 ukaza ukankorera umunsi umwe ukagenda. Urumve nawe icyo kintu nyine sesengura ni inyungu ikomeye cyane, ni inyungu yabaga ikomeye, ariko twebwe ayo mahirwe nayo twabonye. Ariyo mpamvu rimwe na rimwe abantu bahora bavuga ngo mwaratwitse ariko nta kintu mufite, sibyo? Buri ibi bintu dukora bya filime n'amasocial media biba bisaba nyine ngo n'amafaranga regana y'abakenewe, kuko none ntabwo waba umustar udafite amafaranga. Reka noneho twongere tugaruke kuri yarisi ibyo kujya uduha umuntu umwe avuga ati uyu nguyu yafashe aya, wenda hari amafaranga yafashe na n'ubu aracyasubiza, hari abagiye ngo bafungwa, niko bambwiraga mu gikari. Ndagira ngo byose tubizane bamenye ukuri, ukuntu filime yari yaratwaye imitima y'abanyarwanda, yarateye imbere, yarakoze cyane. Uriya Maître Nzovu yari irenze cyane hano mu Rwanda, cyega kandi nayo filime yazamutse vuba vuba n'abanyarwanda bakayikunda, iri mu kinyarwanda inasobanuye. Duhere kuri bande, hari abayamamaje bikahita binarangira, hari abandi ngo numvishe ngo bakishyura amafaranga, hari abafunzwe. Ndagira ngo bitusobanurire neza bijye hanze abantu babimenye. Urumva Rocky nimba yari yarahawe 6,000,000 kugira ngo akore iriya projet, nawe nyuma kandi management yacu ikatubwira ngo niyo batangiye gusobanura baba baguriye ibyo kunywa, amakazi yo kunywa bari kwimenamo. Buriya abasobanuzi ikintu mutari muzi ni kimwe, abantu nyine mukurikiriza filime ntago wasobanura filime y'isaha nta kintu uri kunywa, ntago bikunda. Rero management yatubwiraga yuko babaguriraga amakazi y'inzoga, nyine yabaga hari nibura nk'amakazi nka 50, ni oya apana amakazi 50, ahubwo yatubwiraga yuko nibura ngo uko yajyaga gusobanura filime ngo hasohokaga 50,000 byo kubagurira ibintu byo kunywa nyine, ngo baba banasakurizamo ba Kadafi n'abandi bantu nyine benshi. Ubwo rero urumva Rocky 2021 amakuru ntago ayo makuru igeze ajya hanze ngo abantu bayamenye. Ntago ayo makuru nyine ni bya bintu bihora ngo mwibanga nyine bikamenywa n'abantu bake babizi baho ngaho, ariko bakabiceceka kandi nabo batemeye kubishyira hanze. Rocky rero twagiye twumva ngo nka saa 10 bo manager wacu yatubwiraga buri kintu cyose, twaramukambanaga cyane. Rocky bamufunze kubw'ikibazo yaduteje n'igihombo, kubwo twamuhaye amafaranga akaba ari kwanga gusobanura. Bamufunze, inzego zibishinzwe ziri kumukurikirana. Uwo mu manager bivuze ninde? Uwo mu manager aka kanya chano ari gukoreraho yahoze yitwa Igweme. Oya we yitwa ngo cyo mu manager? Uwo mu manager Kenny, amwita Kenny. Akimara kubabwira gutyo mwabyakiriye? Twebwe nyine twabaga twibereye mu Kigali mwana. Mwe mwabaga muri kwikora nyine gutyo twifitiye agahinda kacu n'ibibazo. Ariko ntago yatinzemo buriya Rocky nyine ko bafite amafaranga, ntago ameze nk'abantu nyine bagafifi. Buriya yahise yasubiza amafaranga, yahise yishyura, ariko haciyemo igihe bakomeza bishyura. Ari nabwo haciyemo igihe ukumva uwo muntu akunze no kuvuga nyine muri filime ngo abantu bashinja baburanira abavoka, akunze kuvuga muri filime. Yahise amushaka n'uwitwa Mr X, nawe nyuma nyine akomeza kwishyura akabitubwira. Na Mr X yishyura nibishyuraga ndetse bishyuraga mani nyiri projet bamwitiranzi Flex muri Amerika. Niwe wari nyiri Maître Nzovu, gusa abantu si banamuzi. Si banamuzi sakire no kubime niwe n'umusore muto, niwe wari nyiri ya channel, niwe wari nyiri ya channel, niwe amafaranga yose wayatangaga.
we ni ukuvuga ngo yarayoherezaga nyine yibereye hanze akavuga ati mukore uzahemba abakozi bizagire gute, ariko natwe tukaganira nawe. Namwe buriya namwe mwagiraga access cyane. Aha ubundi ninde nawe ushobora kuba yarafashe ku mafaranga ya Maître Nzovu akabikama ngombwa ko nanone yasubiza na Baraki. Buriya na Baraki hari amafaranga basubije muri Maître Nzovu nawe kabisa, hari amafaranga ashobora kuba yarasubije muri Maître Nzovu ko urumva rimwe batubwiye ko na Yago nawe icyo gihe bigeze kumwishyura amafaranga mani ngo yamamaze birangira adasoye nyine boro twari twakoze nyine. Yagomba kuduha ikiganiro cyo gutwikira Maître Nzovu, baramwishyura nko kumuha amafaranga bamwishyuye, ahubwo birangira nyine ikiganiro mutagikoze. Ikiganiro yaragikoze aragenda ntiyagishyiraho. Icyo kiganiro rero cyakozwe nande nawe? Cyari cyakozwe na Yago n'umukameramani we, ari bugende Yago akavuga bisanzwe, akavuga byane akaza nyine yazanye kamera turi kuri seti i Nyamirambo Cosmos aho X Nation ikorera, atera kamera turakora baramwishyura nawe nyine urumva nyuma ikiganiro ntiyagisohoye, biba ngombwa akagira ute azunga, babyita kuzunga nyine, gusubiza amafaranga kuruka. Buriya reka nubwo bavuga ngo nta nko kwiruka, ariko hari igihe hari umuntu ashobora kurira amafaranga. Ubundi ninde tuvuye kuri Yago? Shadibu nawe bigeze nawe Shadibu se aravuye ngo byose birangira we byararangiye, ariko hanini cyane mani ba Mr X ba Kasuku Gasuku se buriya nawe yarasubije Kasuku kuko hanini urumva ni nawe rega wari wabizanye mu uwo mukire Iranzi Flex kugira ngo nyine tube twakora Maître Nzovu, kandi byanakorwaga nyine na studio ye. Bumva nyine nyuma byakomeje kugenda nyine bakomeza kugenda bishyura no projet yararangiye yarapfuye yigo mani kuko urumva nyiri filime yari yarabahaye ibiceri byinshi, we yatangiraga nyine rimwe, bakomeza kugenda bishyura, bamwe bakatubwira ati biri no kuduteza ubukene. Muri abagabo ni ndabibabwiye ni Mr X yavuga ati nge biri kuri boro nyine turacyishyura n'ubu. Urumva bo babahaga amafaranga bakayakoresha projet zitararangira. Nuko umuntu yaguhanga miliyoni 2 wowe ugatangira kuyakoresha utazi uburyo bizagenda nyuma nyine bikagenda nabi. Ariko ubu ndakeka bose barangije kuyishyura nta cyago. N'ubu wasanga hari abakishyura kuko akanya kandi ibyo biceri byari byinshi yari menshi. Nimba se umuntu akubwira ati aka kanya ngiye ibintu byarakomeye narinze aho nshaka umwavoka, hari haburaga na gata, ahubwo bamwe banafunga, bamwe bari no gufunga. Ariko nyine urumva ikintu cyiza, ngewe icyo nagira inama abapromota, nimba ugiye gupromotingira umuntu mwumvikane nyine ibyo mwavuganye, apana kuza ukarya amafaranga yo bikarangira. Ibyo bintu ntago nyine aba ari byiza kabisa rwose. Hari ikindi kintu nshaka kubaza muri Maître Nzovu. Wambwiye ngo abantu bari bafite kontra bari bake, ari wowe na Nzovu hariya nandera n'akavejuru n'ikivejuru cyari gifite noze. Buriya muri gukina Maître Nzovu numvisha ngo hari abazagamo baje gutera ibiraka n'abandi babaga bafite kontra. Ubundi amafaranga bafataga yaranganaga, bari abafataga make baje gutera ibiraka cyane bafataga menshi. Urumva bazaga gutera ibiraka igihe bafataga makeya bakabakubita 10 n'icumi. Buriya bapati nose buriya baryaga 10 cyangwa niba ari abashitani. Harimo n'abandi bitwaga ba Monster bakabakubita 10. Monster ndamuzi umusore kuri za TikTok wurira imisozi. Ramuje manyene afite talent kabisa. One day nawe agomba kuzazana akaganira ko nawe aka kanya ngo yararambiwe abivamo. Ariko aracyari simbuka ndacyabona agikora cyane. Nawe yakoze filime nyine ageraho ngo abivamo tu. Ubwo babaga amafaranga bikahita birangira. Bikahita nyine birangira buriya reka nkubwire. Aricyo bita nyine kurya mu gikwe. Kirira mu gikwe nyine kuri shoot bakanywa ko abaga hari none inzoga bakanywa bakitahira. None se yari ibintu n'umusho wambwiye ati arabageraga nyine bakababaga hari amafaranga yo kurya kuri set bira ko abakinnyi haratekaga bazanaga ibyo kurya cyangwa byagendaga gute? Kuri set ntago twatekaga, urumva hohe bazanaga nyine amafaranga. Hari uwo babaga bahaye amafaranga n'ubundi bigaruka kuri wundi bita Ken. N'undi niwe bahaga amafaranga yo kurya, ariko rimwe na rimwe ugasanga ikosa nawe yakoraga angaragurira abantu ibyuma. Kuri set none ntabwo mwaryaga arabinyweraga ibyuma. Arabinyweraga abandi ibyuma kandi harimo abantu babatanywa nyine inzoga. Ubwo bo byagendaga gute? Nyine twarihanganaga. Cyangwa abandi bakazinywa nyine biyahura. Ugasanga nk'abakinnyi baje kuri set bari kwinywera ibyuma. Burya hari igihe projet iba ari y'abantu b'ababosi
ariko umuntu babishinze nawe ubwo bafite ubugugu n'inzara bakazaza nyine nawe ashakaho umupyeto nimba wenda umukameramani wenda bamugeneye wenda nka tarani ku munsi amukubita nka kenzi ariko nyine keretse yuko ibintu nyine by'ubuhemu muri iyi si nta mumaro wabyo n'ubundi buriya ikigaragara iriya poroje n'impamvu yahagaze bashobora kuba hari harimo amanyanga menshi hari harimo amanyanga menshi harimo ibibazo byinshi niyo mpamvu nyine yahagaze ariko buriya ikintu cyose wowe nyine kubw'impamvu n'ubundi yari kuzakomeza nyuma noneho hakaza ibibazo birenze cyane ugasanga ahubwo kuba yarahagaze ni nabyo byiza nibyo byiza kuko none si ubwo nimba akanya hari abakiri mu madeni bari kwishyura na n'ubu baracyari kwishyura bisa nkaho wafashe ramberi biba bigoranye nyine cyane ubundi muri buno buzima njye nirinda buriya amafaranga nyine kuguza numva nyine nakorera yanjye ariko ibintu byo kuguza ndabitinya cyane kuko nyine bishyira umuntu mu bihombo kubwo uno munsi ibintu bimwe bishyize ku mucyari n'ibindi uzaza kutubwira abanyarwanda bakeneye kumenya biba byari byinshi cyane nko muri kontara nuko wenda zimwe na zimwe akanya nagiye nzica kuko nta kintu zatumariye aba arimo ibintu byinshi amafaranga babasigayemo mwebwe bari bafite kontara cyane amafaranga badusigayemo ariko aka kanya urumva nta kintu wabakoraho ikize aya dusigayemo ariko nyine byaransigayemo nk'ibihumbi 700 wowe bagusigayemo ibihumbi 700 ubwo se wari kuyishyuza none se nyiri boss ntabwo yabaga we yayishyuye cyane bariya n'ubundi bari babikurira no mu Rwanda bakomeje gutwara amafaranga yanyu none se wari uri mu Rwanda ko yatubwiye ngo barahiye witwa Ken nyine wari manager ubwo mwe muhita mukuraho twebwe dukuraho baratubwira ngo tugize ngo tuzajye gushaka ngo abavoka ngo tuburanire twishyurwe nande ibi nyine ibintu twe twarihanaguye nyine Nzovu se we ntago barayi bamusigamo n'abandi Mani ni umuntu w'umusaza ntago nta mwanya wo gutekereza iranye n'abafite birenze nimba byari bigoye cyane byitagaho kabisa biriya nyine ikintu cya mbere muri buno buzima kuba umuntu aba agihumeka nk'uko azima byose birashoboka akanya nyine umuntu ashobora kuba yakora ikintu avuga ngo aho hantu ndabarangije namenye yuko ari bwo ahubwo batangiye abahaye mu mugisha wo gukomeza ibyo bakoraga bibwiraga ko birangiye nyamara nibwo iyo ndirimbo kabisa bamvuze hari igihe nta kibazo reka tunarekera aho ngaho nagiraga zubwire abanyarwanda abo bantu nyine bari barafashe amafaranga akaba arimo bakiyishyura bakomeze bishyure neza n'abasoje ni sawa Imana ishimwe ku bwa byose nagushimiye kubw'umwanya wawe wafashe namwe ndabashimiye cyane kandi mbabwira yuko ubu tugiye kuzaza tubaha ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye tubaganirize mu buryo bwinshi cyane mbona bita kuva muri Zamburi